Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ni ya gahunda yo gusenga Imana. Dusengana Imana buri mugoroba. Na Nyeramugaba JOHNBAPTIST. Imana iguhe umugisha kuboneka kuri uyu mugoroba. Tugabana ijambo ry'Imana. Imana ikugenderere. Tugabana iri jambo ry'Imana. Uwiteka umunsi wa none akwigaragarize kandi imirimo nibikomeye bikoreke umunsi wa none. Turi mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Tugabana iri jambo ry'Imana bamaso dusengana Imana buri mugoroba. Uwiteka akugirire neza. Tugiye gutangira dusengana Imana. Uwiteka umunsi wa none akwigaragarize kandi Imana ibe mu ruhande rwawe. Imirimo ikoreke kubwira ijambo ry'Imana. Tujye kugabana umunsi wa none. Data mwiza, Uwiteka Mana nyiringabo, Imana ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nkweretse uyu mugoroba. Data mwiza, reka ubwoko bwawe Mana abagiye kumva iri jambo ryawe, reka utahe mu mitima yabo Mana, uhindure ibyabo. Kandi Uwiteka Imana nyiringabo, reka bakubone umunsi wa none kandi bakwiringire kandi ibyabo bihinduke kubwira ijambo ryawe. Data, tujye kugabana umunsi wa none. Nsenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mana iguhe umugisha kandi Uwiteka akugenderere umunsi wa none. Tujye kugabana ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma ibice bitatu, turahera ku murongo wa 17. Tugabana iri jambo ry'Imana. Ndakubwira umunsi wa none kugira ngo wongere kuryizera no kuryiringira. Nadamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazaryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe. Uzajya urya ibiwuvamo ugombye kubiruhira. Amen. Mana iguhe umugisha. Iri jambo ry'Imana niryo tujye kugabana kuri uyu mugoroba. Iri jambo ry'Imana niryo Uwiteka akugeneye umunsi wa none. Haleluya. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, bamaze kujya kure y'Imana, babonye ingaruka z'icyaha. Imana yarabahannye, bagira ingaruka z'icyaha. Turi mu ijambo ry'Imana tugabana buri munsi rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Icyaha kigira ingaruka. Wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana, ndakubwira ko icyaha kigira ingaruka. Naho wagikora wihishe, kigeza aho kikagaragara, kuko icyaha kigira ingaruka. Munsi wa none ndakubwira kwirinda icyaha. Mugoroba w'uyu munsi ndakubwira ko ufata umwanzuro wo kugira ngo uve mu byaha. Umunsi wa none ndakubwira kureba Imana kugira ngo wongere kugarukira Uwiteka Imana, Mana yo kwiringirwa. Eva amaze guha ibyo kurya umugabo we ari we Adamu, nawe amaze kurya, Adamu nawe yagize ingaruka z'icyaha kuko atumviye Imana. Imana yari yaramubujije kurya ku giti cyari kiri muri Edeni, ariko inzoka imaze kubashuka bisanga bariye ku byo Imana yababujije. Ingaruka z'icyaha. Mana ibwira Adamu
iti kubera ibyo mwakoze kw'icyo wakoze uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe, ngo kandi uzajya urya watutubikanye ingaruka z'icyaha. Imana ikugirire neza. Mugoroba w'uyu munsi ndakubwira kugaruka ku Mana, ndakubwira kuva mu byaha. Wakoraga ibyaha bitandukanye ariko ukumva nta kibazo, wakoraga ibyangwa n'Imana ukava ku wa mbere ukageza ku wundi wa mbere kumva nta kibazo, ariko umunsi wa none ndakubwira yuko ibyo ukora bitagendanye n'ijambo ry'Imana. Ndakubwira ko byose bifite ingaruka. Icyaha gifite ingaruka. Urasambana, ukiba, ukaruga, ukabeshya, magambo akaba menshi, ariko igitondo cya none ndakubwira yuko icyaha cyose gifite ingaruka. Garuka ku Mana, wiringire Imana, wizere Imana, uve mu bigutandukanya n'Uwiteka. Mana ibe mu ruhande rwawe kuva umunsi wa none. Mana yacu itugirire neza. Kristo Yesu ari hafi kugaruka. Buri mwe wese azahagarara imbere y'Imana asobanure ibyo yakoze. Ntawe uzajya kwa Data akora ibyaha bitandukanye. Ntawe uzajya kwa Data adakunda mugenzi we. Ariko umunsi wa none nuca bugufi, umunsi wa none Mana iraba mu ruhande rwawe, kandi Uwiteka arakora imirimo n'ibikomeye. Adamu yagize ingaruka z'icyaha. Ntabwo yari kubabara, ntabwo yari kurushywa no kuba yarashakaga ibyo kurya, ahubwo icyaha yinjiyemo nicyo cyatumye atutubikana kugira ngo abone icyo kurya. Wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana by'uyu mugoroba, garuka ku Mana, garuka ku Uwiteka, uve mu ibyo bigutandukanya n'Imana. Uwiteka aguha umugisha uturuka i Siyoni. Tujye gusenga n'Imana dusaba Uwiteka umunsi wa none kugira ngo agufate ukuboko kandi akugirire neza, kuko wakoraga ibyangwaga n'Uwiteka, ari byawe bitagendaga neza. Ariko nugaruka ku Mana, Mana yacu ihabwa icyubahiro. Ca bugufi dusenga n'Imana, wiringire Uwiteka, uve mu byaha. Mana iguha umugisha, ibyawe bihinduke. Uwiteka kugenderere nk'uko yagendereye Aburahamu, Mana ikamugirira neza. Nawe Uwiteka ariteguye kugira ngo agufate ukuboko kandi aguha umugisha uturuka i Siyoni. Adamu na Eva kujya kure y'Imana byatumye duhagarara mu ngaruka z'icyaha. Igihe duhagazemo utiyushya kuya, ntacyo wabasha kubona, nta nubwo wabasha kurya. Izo ni ingaruka z'icyaha. Tujye gusenga n'Imana, uve mu byaha, wiringire Imana, bona umugisha uturuka i Siyoni, bona umugisha uturuka ku Mana. Imana umunsi wa none ibe mu ruhande rwawe. Ibyawe byanze gukoreka, umunsi wa none bikoreke. Data mwiza, nkweretse uyu mugoroba, ndawukweretse Uwiteka Imana. Reka ubu bwoko Mana wongere kubuha umugisha, kandi Data mwiza, Uwiteka Imana nyiringabo, bakoraga ibyangwa nawe, byaha bitandukanye, Mana bikabavana mu mugisha wawe. Reka Uwiteka Imana nyiringabo
reka ubeze bavaneho ibyaha n'ibicumuro. Uwiteka Imana Nyiringabo, kuva umunsi wa none bongere kukwiringira kandi bongere kukwizera. Data mwiza, basabiye Mugisha uturuka iwawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, byabo byagendaga nabi kuva umunsi wa none reka bigende neza, kandi izina ryawe Data rihabwa icyubahiro kubyo ubakoreye umunsi wa none. Nsenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen.